ntabwo urikubona ko twiriye aha hantu rero muzahakore neza wajya kubwira ko cyangwa nyoko akaza kahapavoma hatari kunyerera komera rari butumwa kamera imiti byinshi waruje komera ariko uzi ko ingo yari umukiri uri gufata yamaze amafaranga araturagaza amafaranga ndayazanye zana aryasagaga ntabwo ngaho merezi posho n'umuntu ajya guhaha muho uri kumana gute nambaye ikinyusi nambaye iki reba nk'iki ajya sizi ngizira sizi enda ibikoto byanje nimushaka mubisigara ntaco hari izindi mibare zindi vikane tubanze tujye mu mibare neza amafaranga yose uri kubona ko byararangiye ako nanjye hari ibyo nari kumva neza na n'ubu ubwo bibaye ko ejo bundi wagarutse ngo guhandi mafaranga urangije kumva twatuma warayampaye yose guturukumbwira ngo wari nari nakubuze mvuye iwawe umuntu aragusonzana amafaranga amuna gushaka ahantu hose akubure ako turi kunshakisha ruhindo kuba ngo ufite amafaranga ni ibindi mpereza nigendere nyine hari ibindi nayahe yandi yandi se ntayuze agufite gose saganje mpereza ibyanje nta ibikoroto usigaranyemo n'ibindi bintu uri kumpigera ruhindo ibikoroto bigenda bite genda gushakiye kuva mu gitondo umucucu Rwanda ejo bundi se twabaze swara usiganyije mu 3 mu gitondo waje gufata amafaranga mbere yuko uza kunshaka amasaha none amafaranga ganje gashyizemo ntago ufite zuri kugahakana mumbwirire uri kugahakana nese ubukani nawe urasubira kubarishana akuse tujye turavuga ashamwe nsakuriza mbyanje nigendere wose twarangije ko n'amafaranga yandi usigajemo ndayibutse cyaje wamaye 5,000 umva muso kwa gasasira uzaza urwi kakabari ubu mpaye ni mu gitondo nabwo wampaye 2,000 byari 2,000 bingahe amafaranga gose uri kubara yose amatafari wabumbye byarahuriranye none ukumbazaga niba faranga kugira ngo byahuriranye gute niba ndi kukwishyuza ganje uri kuri umva muve muri ayo musigare wowe ntabwo turangije kubara tukavuga ngo birarangiye ntagere ntabwo nakomeza gutongana namwe hano barakumbwiye ngo urusamba ngira ngo nukureshe peza amafaranga je nawe hagara hano se tubarangwa turangizanye ibintu byo kubwira ngo amafaranga ushaka kurya amafaranga je none kubwira amafaranga nkoremo uraka kunyomba ibihumbi byo 2 si wabisize waryari wagiye urareka kukabya sha watekeza imibare se ukareba wabumbye amatafari 9,500 yego nkubarire nagwaye 5,000 bwa mbere mu kirangiza kubumba uri kunyumva neza uragaruka nk'ibihumbi 2 uri kubyumva neza mu gitondo ngo iki nta 2,000 kwa kane nagwaye ndi kubyibuka byo mu gitondo nagwaye ngahe mu gitondo amaye ntabwo amaye 5 none gwaye 2,000 wagiye ureka kumyonyombya guza ibintu utazi mpereza ibyanje nigendere mpereza igihumbi igihumbi sindi kukwanyeza amafaranga ariko nkandi kukuba wowe twaraje kubaranwa dusigaranye reka nibutse ko amafaranga wansigaye avasha abavana iserera itonde nayo manzu ngarurire hasigaye igihumbi mpereza amafaranga ganje abima wituma ntongana nawe usigaye manga ubundi turangizanye mu gihe ni bibi none mpereza ibyanje none byari 8,000 amatafari wabumbye nagara ari 8,000 nyine ko twavuga ngo nukuyabumba nkayakuramo nkigenda ugasigara wibarira wimenyera ibyo none se umunane twavuganye wa mahero byanje nkigendera ari ibindi wewe nyine se twarangizanye wa igihumbi mpereza nyine tone nangizanye niwe mugenzi wawe maherere mu mafaranga usakubaye urukumbangamira ibyanje nigendera ngo mugenzi wawe ngo mpereza senyi none ko mudashaka ko twumvikana nyine mpereza senyi sazanye na yandi nari nkurimo ubwo bite ngo mwembe munyombya kuze ni murangizanye ndagamba tirabanduka hadashize cyumwe oya nukuvuga nginkweto umuntu wayimpaye yambwiye ko yayikuye mu Butaliyani uri kumva ngo yageze ahantu henshi utari wagera niyo mpamvu ntabwo nkundaga Italiyani madam aka gakweto wese uri kubona wakamba umuho nkajyane cyangwa bampumukara kuva muhoza agashimye kankajane hari inkweto nkundaga zikorwa n'abazungu b'abasenegal abazungu bo muri Senegal kavu turi kumwe mwana mama nyine nkubwire nyine rekura nkubwire ngira tumaze mbanze ndebe imari mfite nayo nsigaranye nase uzubona hano nakwaye amafaranga ntagiki sasa ntugira ngo ni nketo ibintu wankoze ntugira ngo nese ibintu wankoze ntaho najyana ntaguhama nambaye mama ntaho najyana ntaguha amafaranga reka ahubwo nsohore nambase ndebe ngo bimeze karebe bayi mereza umva nkubwire nye mereza kiravuga wenda ufashe senyi ufashe senyi noneho senyi salava miki salava miki uziringa ya mereza 2 naho nyine bufashaga ngaga mbanze ndeba amafaranga nsigaranye sha ningo rero urancika ntereka mbanze ndeba imari mfite
turi kubona imari yanjye yose tashize none nago waguze nago baguze kuko uburyo ntaguze se none uri kubona hari amafaranga mereza ku nyungu nyine mereza ku nyungu kare kose Nyenda n'inkweto uya muri mereza ibyanjye nigende nta usigaye warigize igisambo nje ntago wambeza kandi nta muntu ariko wa mahero ari ndimo nigeza kwambura ko urwana none kuko amafaranga yawe nje nji wawe se ariko waje wanje none ndakugabura nawe ukampereze rero uya cyo muri nyanja guza umva mama namba tugeze nta kugendera n'abandibira mumoza kunesha n'umutwe mw'amasenze muzi ukuntu amafaranga avuna cyo wari igiceri cy'ijana utuye mu amafaranga yakora muzi ukuntu byamva si twavuganye ko ngusigaye 500 ngusigaye imiti ngashobora bwiki bibiri se byi byari bibiri nakweho nagaga ni warundimo nari nkurimo hanyuma rero ubwo bwani yabarumpereze reka wowe nankubwira ubundi kwanza uzamumena nandi matafana mfite nandi mafaranga kuko ejo wenda ko 3,000 kandi niyo ngusigaye mbiyo cyane none za misuru nari ndi kukugurira amahero kungurira kubana no guha akazi ukanangura nibyo bintu ugiye kunyishura rero banyishura uranyita amahero ku mafaranga ganje atanga amahero ko amusaza muri manga undi bigihumbi bibiri cyomereza amafaranga ganje nanigende ariko mwana ayanjye ndabonye ushaka abo twabaze akira amafaranga yo wamva ntujuranyinisha udakomeza kunyitima ariko mwana nyishanje mve hano nje nigendereke kunsandaraho ariko bihumbi wampereza ku mafaranga ntigende 2,000 byose mwa nyamara habimana reka ngubyo umaze kwigira igisambo akira wa mahero ako ubundi zirongegera umuntu azikoresha baguye ndagira nzongera nagukoregaho 2,000 ni igihumbi mugajana ubusa mwa mahero Nyenda n'inkweto umva ya mugabo Nyenda n'inkweto amayi bimeze bitetse komera ntawe urihuta uzwagira ngo karebe karacyari gashasha n'ugwenda gafite utuntu ako ni reba omera ubwo ndabizi ubwo mwebwe n'ubundi kuyako urabona ubundi none se size wari usanzwe uzamba oye nta kibazo si ibyo bihari ikibazo aricyo bitwaye wereba nawana agacafuza ariko n'umweru urubahe ko nyine nawe witegereze dore zaratobotse oya gutoboka oya reba nawe reba inkweto nzagurisha umuntu nkamubwira ko aha ngaha hameze guca ninde ko uzapfa kubyemera hari ukuntu nabibonye babikora bagashyiraho agasupaguru gutya urumva hanyuma ukanyangizaho agacanga gakeya zihita ziba amahwi nta n'uwamenye ko byagenze ahubwo wowe niba wumva wiyaminiye ampereza amafaranga ejo bundi nkubiri hari izo yangurishije urumva nshishije mu rudodo umuntu nazihaye yazambaye umunsi gumwe zihita zongera ziratoba oya nje ntago ari umunsi gumwe kandi zirebe ukora kuri iki kintu wumva ni urutare kandi noneho ikindi uyu muntu afite ikirenge kinini wa mugabo ushaka kugura inkweto cyangwa nikomereze reka nje ngura udukweto duto tw'abana nitwo tubaga turanagurika vuba ati nubundi wowe muri nari kuze kugura impamvu ngiye kuze kugurisha ni ukuri umusaza ubundi nge ntago nari gupfa kuzigurisha ni wagira gute urabyumva neza inkweto zimeze gutya se wapfa kuzigurisha mu bantu bari gutambuka ku mihanda babonetse bose uzaje mu reka nkwereke ushaka ngahe bo kubashaka mwiriwe yego mukecuru amakuru ni meza iburaho neza yego ni mwanjye yewe ibi bintu n'umugabo wawe wabingurishije none iyi pataro yanze gukwira umugabo w'inshuti yanje nari nayimuguriye yagize w'inshuti yawe mugabo wawe biravanze n'izi nkweto rero yarazanze ubwo rero akira nshakira ago mafaranga ugampe urabimwereka nazo umugabo wawe iki tutari kumva wa macinyawe ndi kukubwira ngo iki gipataro cabaye kinini ntabwo gikwiye uwo mugabo wanje ibi bikweto nabyo yarabyanze ngo bimeze nka keke banyukaguye rero bifate umpa amafaranga ganje mukecuru nyine tuzakumvikana wenda inkweto ntabwo zamukwiye ariko ipantaro yo mwajya kugabanyisha yamukwira
kuko noneho n'umugabo nawe uhagitse n'undi rukaza kumugaruka hari akabari ndarindira sise umugabo wantu mwagasanze neza niba twarayasangenze ibyo yakugurishije mwasanze umutungwe ndagampereza ntago zibyawe nawe sibyo mutegereze mbese kuri kwigira utoma umukecuru uza kurukiranga nanjye umukecuru ni nyoka ariko uri kuba n'umuntu yaciye cyane ku buryo uri kunyegeza none kujya nkubwira ngo iki ntago amafaranga nigende nyami umugabo ntawe uhari naza ugaruka numva ko ngiye akazi na keza ngaho mva rero ibu mpaye na make nari namuhaye 7 impana 5 nta kibazo agandi zaza ntayahari murindire atahe rakarakaje kunshikira masakaje kugukikira ngiye ngaho fata ibintu byanyu bwoko umukecuru wateye apfu umugabo nawe nakatabaza zakandana n'izina ry'Imana n'izindi none yari yabikora ndabona wowe ufite gahunda yigo mbwira mpite nje no kuzihanagura kugira ngo nkomeze inyisoko nayo ndarara ntabwo ndi buguhende n'ukuri kw'Imana ndambwira mpereza 10,000 fata ibyawe umva uri kuvuga amafaranga 10,000 uzikago amafaranga maze name hanyuma se igishoro cyaje hanyuma se kuri kuvuga 10,000 iyi ngiyi wayiguza ngaho iyi ngiyi nayiguze 500 500 reka nkubwize uko urabona ari inkweto nayiguze 700 none ari ngiyi urabona reka nkwereke yihe fata inoti y'igihumbi nyine reka nkwereke wowe uri kubona ibintu byakomeze muri izi minsi amafaranga gabuze sinzi niba uri kubibona ababyeyi bari gukubitira abana kuja kuryama urumva siko urumva neza kibazo ni reka nkwereke igihumbi uracemera genda kuko nihutashiraho nibagira 5 urumva ntagabanya kugira ubyemerere ko nanje ndi kugura bufasha nyine ndi kubivuga ufasha reka ndabizi nyine reka nkwereke fata amafaranga inoti y'ibihumbi 2 wenda nabwo nuko ndi kuvuga inti ndahita nuhanagura kubera dusa n'umweru hari igihe babahungu bajaga mu muje bazoza barazigura wenda byibuze murangiye kuzoza ntago wampereza 2,000 ngahe ndaje kuziyongera cyo ngagampereza aho rero umpaga vunje utambya ngo ndaje kuvunje nta mwanya afite wo kwihuta ngewe zingura amafaranga naguhaye ndagira gahure n'amacinya wankihorera se wampaye amafaranga igihe twahagarariye hano sigagiye he cyangwa urasaraga ngagasha amafaranga kare kuva mu gitanda ntarengabuze enda hanyuma umva nkubwire nyine nizere ko nje ntago mbaga nshaka ibintu by'ibibazo urumva izi nkweto ntaho mba nshaka ibintu by'ibibazo umva nta ntugire ikibazo jewe reka nkubwize ukuri haramutse habayemo ikibazo n'izina ry'Imana ihoraho nakurogesha gosha je reka mbore nako ntacyo mvuze sha nyenda n'inkweto ako shiri bitewe n'imishinga myinshi mba mfite kuri wowe hari igihe numva twakwiyongeza nk'ukwezi kumwe byibuze muri cya gihe twapanze nyine cyo kubana kugira ngo yongereho nk'ukwezi kumwe ukoze hasi unyibutse yego muri gahunda dufitanye nkabura ziriya nkweto tuvugisha ukuri waziguze wabitekerejeho none se shaka kugurira inkweto ni bibi cyangwa ni byiza ni ikibazo bitewe n'imishinga nawe dufite ntabwo ugomba gusesagura amafaranga kandi dufite ibyo twayapangiye agashirinda byumva byo gusesagura ariko wikumva ko nasesaguye amafaranga buriya nta kuntu nabona wambaye zira ngo tuzanyira amagori wabuze inkweto zo kujyana gusenga hanyuma ngo umbwire ngo ndakomeza amagare kandi sheri wawe bagomba gufata no muri y'amafaranga mbese kuri konte kugira ngo nyine wambare neza ariko wambaye neza agaragara neza wajya uramenya n'ibyo bintu koko kumera neza se hanyuma twisha imishinga yacu byo bimaze iki sheri nukuri pe ni kuri nabigenje kugira byibuze abantu bajye bareba wa mukobwa papi atereta bavuga ati afite agaciro kandi ahora yambaye neza icyo ndi kucyumva unatekereje ariko ugomba no kubaha iki imishinga dufitanye cyane sibyo cyane icyo ndi gushaka kubwira ni iki ntabwo twakomeza kugenda ubundi se ari amafaranga wayakuye ako sheri nuko ambazaho nakuye amafaranga kandi ubizi ko mfite akazi ziriya nkweto zihenze kuriya nuko ngukunda cyane reka ngomba no kwihiringa kubita inzira ipfunsi kugira ngo byibuze ubone ko mba nakwitayeho kugira ngo n'abandi basore batazagutereta bakaza bari gushukisha amafaranga umurane we nkunda rero umutima utuze sibyo umutima utuze hanyuma kandebe nyine muzanye akantu ko kunywa nta kibazo
se sheri ko watinze Nenda n'inkweto. nyaruka ndi kumva hari umuntu Mwiriwe. uri gutambuka kuremba mwiriwe neza Yego. Nta nkweto cyangwa imyenda mufite zagize ngo tuzigure. inkweto cyangwa imyenda sha nta makuru mfite pe usibye ko nari uwa hano nanjye ndi umushyitsi ukuri kumbona gutya hari keretse wenda utegereje abo mwari uno rugo bakaza ukaba wabazaniye bafite imyenda n'inkweto bakaba bazi kugurisha ahubwo waba utuye ukabategereza Ntacu. Mwari muri ahari. turaho turakomeye iri zuba se n'izi nkweto wibaza uba wikoreye ko amafaranga uri kugabona Amafaranga garabonekaga ntaco. Imana hari ukuntu ibigenzaga amafaranga agazude kumara nambaye ikibodaboda burane wandeberamo agakweto kankwiye hanyuma nkaje ndakagana mu misa hari ico se ntandebera da karibu kabisa ushobora ntegereze iyo kureba aka gakweto aka gakweto si sawa akasenje nambaraga 49 nta kintu kaba gatwabwa ikibazo ni nimero do umaye 43 kandi nambaraga 49 nk'ukuri pe 49 se ubu ndeberamo iyo y'umweru byibuze niyo ndi kubona ari nini yisumbuyeho sana rwose iyo ngiyo nayo ntaco yabitwaye cyangwa se dore n'ubwo umukara nago ntaco gwaba gutwaye sikubibona se oya nahise ugiye gupfa gushiramo ibirenge byawe n'ukuntu bisamwa uri kubona n'ukuntu zisa ahubwo iyi nkweto wayikuye inkweto se uzikiye inkweto ari iyanje buriya akwa mugabo urwaye mu mutwe iyi nkweto maze iminsi 3 nyibuze utibwira ngo nuko uri gutembeza inkweto umva nkubwira wa mugabo uvuga niba nta mafaranga ufite tudafubusa se nagukoze ufashwe ngo gisambo nyungu mfatanye igihanga sibyo izuba risigaye ryarakiye abantu benshi izuba ryatse gute utanturumburaga maso rero nkagamena nje nta mikino ngiraga nagupfura umusatsi buriya nikoreye iyi basi ukagira ngo ntanababaye urumva neza wa mugabo nago wababaye wenye nanjye nakwesura buri ibifunga bikuramo byose sibyo ugiye kunukira ku byanjye njewe ku nkweto zanjye niguriye ako ufite ubwenge uri kwa nabwenge mfite wowe sheri dore ngize za nkweto nari maze iminsi nkubwiye ko nazibuze dore ngiki cya kigabo cyazibye mbare kabiri wazisubije nazo nasubizamo njewe ngo njewe reka nkubwire nje imari zanje nyinshi zivaga umva we tudafubusa sheri fasha subirizamo inkweto nje reka nkubwire umva nkubwire nje imari yanje dore ahantu ivaga rata sheri nuzimuye umva nkubwire nje inkweto zanje dore ahantu umva dore ahantu inkweto zanje zivaga mbaze zivaga he nyine ndekura hari ubwo nirutse se kandi nafashe inkweto zanjye nje nibyo ndikubwira inkweto zanje nje njaga kuzirangura mu Kongo ndanguraga muri Kongo urumva n'ikimenyimenyi izi nkweto umuntu naziguze nawe ndamuzi nasha no kubabere ako sheri uzi ko uyu mugabo merutse kumubona bamushize ku rubuga nje bacize ku rubuga yigo bari kuvangura igisambo ruharwa kandi ushuruzaga n'inkweto ibintu uri kuvugura bisi neza wa mugabo mama gare kavuna azana telefone twereke ifoto yawe wibye wowe ngaho muzane uri kurinda wambwira guca wowe uranze nta hari ubwa mbere mbonye wowe nakubonye ku rubuga bagushizeho bari kubakura igisambo wowe ahubwo avuga ko ushobora kuba warambonye ndi umucuruzi mpuzamahanga mpuzamahanga w'igisambo nyine w'igisambo nicyo kiri naje kumubere naje kumubwira wa mugabo ibintu biza kurangira hano kwa mudugudu nagari kure kwa mutwara se nagari kure yigo rero nyine akiri korere mva mugabo rero kankubwiza niba udashaka ko tuvugana nawe akira ikorere imari yawe tugende izi ngizi zose zishura umva reka mbabwire urusubizemo ntabwo nsubiza kugenda utwereka umuntu wakugurishije zino nkweto ibyo bintu mwigize byo kujya mwiba abantu fasha aho ngaho tugende fasha tukufasha iki fasha nyine tugende ikorere niba ushaka fasha tugenda dufashe bambare ubusambo ngende gisambo urabara kubara ubuhe none kugira kuvuga ngo mfatanye nawe ibintu wiye mfatanye nawe yoroheye tukajana ahubwo nawe tworohere reka mbere ngaho nawe genda wikoreye fasha tugende ibintu turabijana gutyo ibintu mwigize byo kuza mwiba inkweto
nje kuva kare nahoze ndi kubabwira ariko wigenda unkuruye wa mugabo wareka kugenda unkuruye none ndekura nyina ndekura ariko ngubu wa mugabo umfashe nanje nkagufata wafata ko twageze ku muyobozi wandekura oya wandekura urekure se kandi wanyine yo nafashe igisambo urekure ngaho ndekura dore twageze kwa musa nyina ndekura ngabanya agasaku biri kugenda bite ibintu hano byakomeye aho byakomeye ibintu byakomeye ivareka mbabwira rero mutanyifata ari kuri kuceceke muceceke mbanze nibagiye kurumwe mudugudu urabiza abasamba bagira amagambo muceceke ubundi mufite ikihe kibazo ko muza mutongana byagenze biki dore wa mugabo wereka mbanze reka mbanze navuga wareka mbanze navuga kandi nje uri kurengana reka mbanze ngaho ceceke byagenze biki reka nkubwize ukuri uzi ko Yesu ari mu nzira igigarirayo yahuye n'abambuzi baramufata nakubeshe ceceka umusamariya yari ari kwiriba Yesu aramubwira iti naza avome amazi g'ubugingo ibyo ngibyo nabyo urabizi nje mbaye ndi kwicururiza inkweto ndi kwicururiza n'imyenda aba bagabo baramfata aba bombi banyatsa amafaranga banyakana inkweto zacu ngo nabite mudugudu umuntu uhiriye mu nzu nadapfunda imitwe uyu mugabo ibintu byose ari gusobanura naho bihuriye bansubize amafaranga mu mwatse nayi nta mafaranga tugize tumwaka hari amafaranga twamwatse sheri mumbwirire hari amafaranga njyewe nakwatse hanyuma se izo nkweto byagenze bite izi nkweto dore ukuntu bigenze njyewe nari nagiye gusura umukunzi wanjye ubwo twari twicaye mwohereje mu nzu ngagenda nzanira amazi yo kunywa waceceka ko wavuze ibyawe ko wavuze ibyawe waceceka ubwo sheri nanzaniye amazi yo kunywa uyu mugabo araje ari gutembeza ng'imyenda n'inkweto abarambaje ese aba hano bari hehe ndababwira ati aba hano njyewe ntabwo ndi uwa hano ahubwo reka bategereze baze basaba yituye hasi ngiye kureba mba nkubise amaso inkweto zanjye zirimo bamufashe itarite wa mugabo we wagipararawe ubwo nubyumvise ubwo ndabahamagariza umutekano akabamfasha mbese mwatuje komeza umbwire yego dore ngizi nazibonye muri base wa mugabo we izi nkweto wazikuye hehe anyumvisha uburyo ki arangurira muri Kongo ngo sobanura uburyo urangurira muri Kongo ceceka banza unyumve wanyumvishe neza izi nkweto wazikuye reka mbanze nkubwire yego reka mbanze nkubwire na mbere yuko mbaza aho nazikuye uri kureba uyu musore n'ibipira byacatse ariko utandebe ko n'amanye byacitse usibye no kwiyemera imbere y'umukobwa uri kubona uyu musore ari uwaguriye inkweto koko subiza icyo nkubajije izi nkweto wazikuye hehe ntanakwereka aho nazikuye ariko wazikuye wavuze ko ari muri Kongo wavuze ko ari muri Kongo waziranguriye uko se wacecetse ni wowe babajije izi nkweto ufite ahantu waziranguriye ndahafite ko barimo bavuga ngo warazibye inkweto se ntazisaga okay kanze mbereke kaze tujyane ujye kutwereka aho waziguriye ahasigaye niba wanazibye gutangire raporo mudugudu ufashwa n'ubundi wagisambo kuko n'ubundi gihanga twakigufatanye muzana n'izi nkweto tugenda uzifata tunyura kuzisubirana muri base umukorera icyo kibazo ariko zongo ntabwo ntabwo oya ariko mwe mwitonze izi nkweto niba ari inzibano turabimenya byose turabimenya ahubwo ugiye no kugaragara n'izingizi zacu inkweto zisigaye mu buyobozi hano tugiye kubanza tumenye aho urangurira turebe umuntu urangurira aho ndanguriraga sindanguriraga hepfo ndanguriraga mu baturage nyine ugenda ubanza utwereke abo baturage abari bo ahasigaye nidusanga koko ugura inkweto mu buryo waretse inkweto zigasigara muri iyi nzu hano rekura inkweto ziraba zisigaye hano rekura umuyobozi nta kintu zikoreho rekura ariko rekura ntabwo nazirekura inkweto hano ni mu buyobozi ari kumvara rekura hasigaye tujya kubaza warekura mudugudu ko ntacyarabikora yewe inkweto nidusanga uzikura mu buryo bw'umucyo turaza kuzigura rekura ariko n'uje urahangana n'ubuyobozi wa mugabo we hasigaye tugende nazo ufite nibwo uranabisobanura neza hasigaye mujya imbere tugenda akirafata izi modoka tugende utwereka aho zikuye tugende utwereka ahantu uranguriza wongere kugenda mu nshore nk'igisambo nyine tugende nyine w'inkoraho ngaho tugende cyangwa mpamagara abadaso batu